ariko hari amarira umaze igihe uri kurira nima efo edro ariko Yesu ajya hoza twabonye Imana iduhanagura amarira abantu bacu kuyimva bazi ko turi buzigwe ariko Yesu araza arazisiba haleluya twabonye abantu baduhapiriye ave baravuga uyu munsi birarangiye ariko Yesu yitamurura mu nkingi y'igiti Yesu yitamura mu gicuku cyanyuma nkuzana ijambo ngo Imana yitamurure mu gicuku cyanyuma kandi bakoze icyo bagombaga gukora kandi icyo twabashinze amen ariko umuntu Imana yahetse ntabwo igimucutse amen umuntu Imana yahetse ntabwo imucutse kabiri umuntu Yesu yonyeje ashisha yumva amen ashisha yariye agashisha atariye agashisha atambaye neza agashisha yambaye neza Imana ishimwe haleluya umuntu Yesu yonyeje arashisha uko bwije nuko bukeye hanyuma nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Imana ndabashuhuje abantu badukurikiranye kuno yabivuze TV nandi macano nicayeho Imana yo mwishuri bahereza umugisha twabwire ngo mukande subscribe comment Yesu abagirire neza nagarutse rero ni mama Samuel muranzi cyane ahanje ni mu rugo Imana ibaha umugisha yego reka ngusabe kugira ngo mama Samuel mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana reka dusenge uri data wa twese mwiza uri nyakubahwa uri mwiza ubere mwiza bagutegereje nuhimbazwe ijambo ryaravuze ngo abirindi Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa nk'uko umusozi gose Yerusalemu ni kwita gose abantu be uherero no kwageza iteka ryose turagushimiye ko watwimanye kandi byari kutwica byari bihari waturundi umuntu n'ubugingo turi muri iyi si intambara iyi si ibibazo nuhimbazwe dusenge abantu bagiye kudukurikirana Mana bagiye kumva ijambo ryawe abarwayi bakize abacitse intege ubaha imbaraga abatakaje ibyiringiro bahereza ibyiringiro kuko ari ururangiza rwa burundu uri giti cy'inganzamarumbu isambu itarumba uri umwungeri mwiza wabagungiyeho uri Imana itajya iharanga ihararukwe uri Imana itajya inanirwa gukora amasaha 24 urakora ngaho nyemero dushyigikira ubane natwe urakoze mwami kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane nyuma yuko umaze kutugezaho isengesho ryiza cyane ukaba udusengeye reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho ikimana waye kutugezeho tugiye kwa magambo y'Imana Yeremiya ibice byaho 33 Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 umurongo wa kangahe waho wa gatatu reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu aravuga ngo ntabaza ndagutabara yego nkwereke ibikomeye yego biruhije utamenya Imana ishimwe cyane hanyuma dusomye amagambo y'Imana ari muri Yeremiya 3:3 umurongo wa gatatu aratubwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya amen hanyuma birashoboka ko waba udukurikiye ufite ibibazo cyangwa se intambara ufite ibintu biri kukugerageza ufite ibintu biri kukunaniza ufite ibintu bigutwaje igitugu ufite ibintu bituma udasinzira ariko hano ijambo ravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya amen ntangariza abantu badukurikiye nta wundi wo gutabaza uretse Imana nta wundi wo kubwira uretse Uwiteka amen nta wundi wo kubwira uretse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru haleluya kuko hano umwanditsi wa Yeremiya yaravuze ngo ntabaza yabwiye Imana ngo yaranditse aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya amen ntangariza abantu badukurikiye tabaza Imana uri kwa muganga tabaza Imana inshuti zakuvuyeho tabaza Imana umugabo yagutaye tabaza Imana mu kazi intambara zahagurutse tabaza Imana ufite akazi utanagafite tabaza Imana amen ubona intambara ziguhagurutse mu buzima bwa buri munsi tabaza Imana kuko birivuze ngo iki iravuze ngo ntabaza ndagutabara nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Imana mama mu kigeragezo uhagazemo tabaza Imana amen wa mupapa unkurikiye tabaza Imana tubwire abantu badukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye batabaza Uwiteka haleluya birashoboka yuko wasenze bikanga ugahamagara Imana Imana ntikwitabe si uko itakwitabye si nuko itananiwe gukora ahubwo impamvu yatinze nuko hari ibintu kiri gukura mu nzira amen nuko hari inzira ikiri guca
ubushize ndi kubwira abantu ijambo ry'Imana nabwo abantu ngo mbabwire ngo mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri vierge Imana yanyuramo igatabara umuntu wayo. Amen. Hanyuma mbwira umumama unkurikiye cyangwa se umupapa unkurikiye cyangwa umukobwa unkurikiye mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri vierge itaranyuramo na rimwe igutabara. Hanyuma izi nzira zikiri vierge Imana birashoboka ko nonaha yanyuramo ikagutabara ikaguza n'igitangaza cyawe cyangwa se ikaguza n'iki Imana yavuganye nawe cyangwa se ikaguza n'umugisha cyangwa se ikaguza n'isezerano. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruje utabasha kumenya. Haleluya. Uzana ijambo mama tabaza Imana, papa tabaza Imana, wa mukobwa we tabaza Imana, Imana ishimwe, wa musore unkurikiye tabaza Imana. Haleluya. Twagiye tubona amaboko y'abantu ananirwa ariko amaboko y'Imana ntananirwa. Haleluya. Twagiye tubona ba data baduhetse bashyiraho umujishi batwosa amabere yabo baradutwisa amezi 9 tubona baducutsa. Haleluya. Ariko umuntu wiringiye Imana ntabwo Imana ijya imucutsa. Birashobora ko mama we yakubuzaye akakosa wagira imyaka 2 akagucutsa wagira imyaka 3 akagucutsa. Abakera bavuga ko umwana kera ajyaga yonka akagira imyaka 4 akiri kwibere. Birashobora ko mama yakonyeje imyaka 4 igihe cyagira yagucutsa ariko ikintu nkundira Uwiteka ntabwo ajyacutsa umuntu. Amen. Subiza amaso inyuma urebe Uwiteka konyeje akagucutsa. Isoni ziba zaragukoze, isoni ziba zarankoze. Haleluya. Ariko ijambo ryavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruje utabasha kumenya. Nkuzana ijambo ngo tabaza Imana. Uri mu kigeragezo tabaza Imana. Mbese urugo rwakunaniye tabaza Imana mama, abana bakunaniye tabaza Imana. Haleluya. Abarozi bari kukuroga tabaza Imana, inzoba bazicukuye tabaza Imana, agambane kaguhagurukiye tabaza Imana. Haleluya. Biravuze ngo ntabaza ndagutabara. Hanyuma nkuzana ijambo rivango mu kibazo ufite uhereye umunsi tabaza Imana. Birashoboka yuko uri kurira, birashaka ko ufite intambara ariko nkuzana ijambo rivango igisubizo n'ikigeragezo n'ibintu biturana. Amen. Ikigeragezo n'igisubizo ni ibintu bihana imbibi. Hanyuma witinyishwe umushyitsi n'ikigeragezo uhagazemo. Mbese diferinga ukigendeje ukibwire ngo akigeragezo genda gacyaho k'igisubizo muregeranye. Birashoboka yuko abantu bakubona uri kurira. Haleluya. Ariko uhoza amarira ari hafi yawe. Imana ishimwe. Ukurwana intambara ari hafi yawe, ukubereye maso ari hafi yawe. Nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Uwiteka. Haleluya. Birashoboka ko ari umusozi umazeho igihe ariko tuza. Haleluya. Ndajyaga nkubwire ngo mu ijuru hari Imana ijya yubika imisozi ikayubikana uburakari kandi ikayubika abarozi bagikanuye amaso. Ikintu nkundira Imana, iyo Imana ije gutabara inatabara abarozi batarapfa, itabara abarozi bagihari kugira ngo babone ko za mbaraga zabo zataye agaciro. Uhereye umunsi nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara umurozi ukuroga hari, Imana igutabara umunyashari ari imbere y'amaso yawe, Imana igutabara indyarya mwegeranye. Haleluya. Imana igutabara umwanzi ukwanga akibirebesha amaso. Nasomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 70 umurongo waho wa 3 haravuga ngo Uwiteka atebukunyiza untabara ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bakorwe n'isoni bagira igisuzuguriro. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara umwanzi wawe ukurwaye cyangwa se uwagushebeje cyangwa se uwakugambane, iyeri gutabare hakiri imbere y'amaso yawe cyangwa se hagituranye nawe cyangwa se mukigendana kugira ngo abone Imana wasenze iyariyo. Bibiliya ivuze ngo iki? Yavuze ngo Yeremiya 3:3 havuze ngo ntabaza ndagutabara. Mama tabaza Imana. Watabaza umuntu akakumvira ubusa, watabaza inshuti ikakumvira ubusa, watabaza abavandimwe bakakumvira ubusa, watabaza niko kakumvira ubusa, watabaza swa kakumvira ubusa. Ariko iyo utabaje Uwiteka hakubera igihome. Iyo utabaje Uwiteka aguhanagura amarira kandi ahanagura yahanaguye. Tangariza abantu igisubizo Imana yaguhaye n'igisubizo so yaguhaye ntabwo bingana. Igisubizo Imana yaguhaye n'igisubizo mama yaguhaye ntabwo bingana. Kabiri, 8 nyoko yaguhaye n'8 ijuru ryaguhaye mushu ntabwo bingana. Ntabwo bingana. Haleluya. 8 ijuru ryaguhaye abana bawuryaho. 8 ijuru ryaguhaye
umugabo awuryaho, Haleluya. 8 ijuru ryaguhaye, umugore awuryaho, Turakumva. 8 ijuru ryaguhaye, Turakumva, inshuti Imana. ziwuryaho. Haleluya. Haleluya. Amen. 8 Yesu yaguhaye, Imana ishimwe. Buri muntu wese ageraho akanywa agashira inyota. Ntuzane ijambo rivuga ngo birashoboka ko nyako yakubita yaguteye umugongo ntaguha 8 ariko iringira Uwiteka. Haleluya. Birashoboka yuko hari amarira umaze igihe uri kurira nima efo edro ariko Yesu ajya hoza. Twabonye Imana iduhanagura amarira, abantu bacu kuyimva bazi ko turi buzigwemo, ariko Yesu araza arazisiba. Haleluya. Twabonye abantu baduhapiriye ave baravuga ngo uyu munsi birarangiye, ariko Yesu yitamurura mu nkingi y'igicu. Haleluya. Yesu yitamura mu gicuku cya nyuma. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana yitamurure mu gicuku cya nyuma. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruje utabasha kumenya. Mama tabaza Imana. Haleluya. Mu kigeragezo ufite tabaza Imana, mu ntambara ufite tabaza Imana. Haleluya. Amen. Kare dikumereye nabi tabaza Imana. N'umugabo yakwanze tabaza Imana. Sheri mukundana hakwizeza kazagushyira mu rugo, birashoboka ko yabivamo, ariko tabaza Imana. Urabwira umuntu ngo agufashe iki? Tabaza Imana wa mukobwa wankurikira. Urabwira umuntu ngo sheri yanyanze agufashe iki? Ahubwo arabuhambira ho gusunika mu kigeragezo, arabuhambira ho kugukwena. Ntangariza abantu ngo inshuti ni Yesu. Ikindi cya kabiri, ntangariza abantu badukurikiye, Imana ikohereza inshuti iturutse ku Uwiteka. Umuntu Imana izanye akora icyo yagambiriye gukora, ntabwo yumva amabwire, ntabwo aranga mu Masamweli ndi mugufi, ntabwo ari Masamweli ngo ndananutse, ntabwo ari Masamweli ngo ndabyibushye, ntabwo ari Masamweli ngo ntiyize, ntabwo ari Masamweli ngo ntabwo nize. Umuntu wazanywe n'Imana akora icyo yagambiriye gukora. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ikuzanira umuntu uturutse ku Uwiteka. Umuntu uturutse ku Uwiteka ntabwo yumva amabwire. Umuntu uzanywe n'Imana, umuntu Imana ikoherereje pasite, ntabwo areba ikijyango uvuka, ntabwo areba abana wabyaye, ntabwo areba amashuri, ntabwo areba igihagararo, ntabwo areba ukute, nta nubwo yumva amabwire. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Nkuzana ijambo rivuga ngo wowe uri kurira, humura mu ijuru hari Imana ijya ibirandura igitare. Haleluya. Amina. Umunsi umwe Imana yigeze igera kwa Lazaro, imaze ariko itari yahagera, Lazaro yarapfuye. Lazaro amaze gupfa, abantu bajya gushingura barambikaho igitare, bajya kubwira Yesu, baramubwira ngo Yesu, ya nshuti yawe Lazaro yapfuye. Yesu yabanje kubarekaho gatoya kugira ngo abanze arebe amagambo bavuga. Amen. Arareka baravuga. Ariko Yesu arangije, Yesu araza. Amaze kuza yegeranya babandi babaye abambere bo gushyira igitare kuri Lazaro. Yesu arababwira ngo mugende mukureho kiriya gitare. Nkuzaniye ijambo wowe ufite igitare bagushizeho. Imana igiye gukoresha itegeko, umwanzi wakiguteretseho niwe ukigukuraho. Haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo umwanzi waguteretseho igitare, cyangwa se umurozi wagushyizeho igitare, cyangwa se umunyamagambo wakuvuze, amen, cyangwa se umunyeshyari wakwicariye mu mugisha, uhereye umunsi Imana iramuhagurutsamo. Haleluya. Nimara kuguhagurutsamo, Imana iguterekemo. Kandi kabiri, ikintu nkundiriye Imana, iyo Imana igiye gukora ntabwo ica kuri runaka ngo wenda ivuga ngo mbere yo gutabara mama Samweli, cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare Mushumba, cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare mama Kabebe, cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare Masengesho cyangwa Samweli, uwaca kuri Damuru nkabanza nkamubaza. Ntabwo ari uko Imana ikora. Uwacu waherutse kuri imbaraga ngo icyo nkukundira Mana we nukutumva amabwire ya rubanda, icyo nkukundira Mana we nukutumva amabwire ya rubanda. Yaba wumva amabwire ya rubanda ntabwo warantabaye. Yaba wumva amabwire ya rubanda ntabwo uba ukiriho. Yaba wumva amabwire ya rubanda
benshi baba barakozwe n'isoni haleluya Amina. hano umuririmbyi yaravuze ngo icyo nkukundira Uwiteka Haleluya. ni uko utumva amabwire ya rubanda Mana musho ndi ishimwe. mwuka wo gutuza ni ukuri ndi mwuka wo kugira gute ndi mwuka wo gutuza ariko nubwo ndi mwuka wo gutuza ndi mu mwuka Haleluya. Ntabwo yumva amabwire. hanyuma Yesu hano yararetse arekareza bamushyiraho igitare mbese nimba barayidekora barapavoma barangije baterekaho bamwe ko bati ntukazuke birashobora ko wa mukobwa wowe nkurikiye ari utare bagushyizeho birashobora ko wa musore nkurikiye ari utare bagushyizeho birashobora ko wa mubyeyi nkurikiye ari utare bagushyizeho ariko nkuzana ijambo rivuga ngo ni ukuri humura hanyuma y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana hanyuma y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana hanyuma y'amagambo bakuvuzeho hari imbaraga z'Imana hanyuma y'amagambo bakwaturiyeho hari imbaraga z'Imana hanyuma bavuze ngo ntabwo uzashaka hari imbaraga z'Imana hanyuma bavuze ngo ntabwo uzabyara hari imbaraga z'Imana hanyuma bavuze ngo ntabwo uziga hari imbaraga z'Imana hanyuma bavuze ngo ntabwo uzabona diplome hari imbaraga z'Imana haleluya kuzana ijambo rivuga ngo komera mama tabaza Imana haleluya mu kigeragezo ufite tabaza Imana mu ntambara uhagazemo tabaza Imana birashoboka ko umaze igihe ufite amarira birere ko ari umusozi w'ibigeragezo umaze igihe uzengurukaho ariko natangije mvuga ngo ikibazo n'igisubizo ni ibintu biturana hanyuma ikigeragezo n'ikijya kikubana ikigeragezo dukibwira ngo wakigeragezo uko waje ejo ni kuzagenda ukibwire ngo nzi ko imbere hari igisubizo tuza ugende gake amen kandi ntangariza abantu birashoboka ko umaze igihe wihebye uri kurira ukabona ko bizakurangiranye ukabona ko nta butabazi ugifite hoya Imana iracyafite ubutabazi mama papa Imana iracyafite ubutabazi wa mukobwa nkurikiye Imana iracyafite ubutabazi haleluya witinishwa n'intambara uhagazemo witinishwa n'ibigeragezo uhagazemo birashoboka ko umubabaro ufite Yesu naza wa mubabaro azawuvunjamo umunezero haleluya Imana yigeze igera kwa Yobu n'amagambo ari muri Yobu ibice ibice byaho 42 amen Yobu yaranditse aravuga ngo Uwiteka we nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe uzi impamvu Yobu yanditse gutya Yobu yaravuze ngo Wawiteka ibyanjye nari narabyumvishije amatwi birashoboka ko Yobu impamvu yavuze aya magambo bajyaga bamubwira ngo Imana igira neza ntabyumva bavuga ko Imana itabara ntabyumva bakamubwira ko wenda Imana itanga ubukire itanga abagore beza itanga abana beza ntabyumva bitewe n'ikigeragezo yarahagazemo wenda akagira gushidikanya ariko Yobu ahangaha yuzura mwuka wera aravuga ngo Uwiteka ibyanjye nari narabyumvishije amatwi ariko noneho mbirebesheje amaso yanjye haleluya impamvu Yobu yavuze gutya nuko Imana yari imugarutseho ifite imbabazi nyinshi kandi yari imugarutseho kuruta bwa mbere kuzana ijambo rivuga ngo yasaje kugarukaho biruta ubwa mbere amen kandi Imana nikugarukaho umuryango uzabimenya Imana nikugarukaho mwasenganye bazabimenya Imana nikugarukaho mwaturanye bazabimenya Imana nikugarukaho umugabo azabimenya Imana nikugarukaho umugore azabimenya haleluya ariko turacyari kuri rya jambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara mama uri gutabazana papa uri gutabazana wa mukobwa uri gutabazana wa musore we uri gutabaza ndame birashoboka yuko umaze igihe muri we waracitse intege ariko nkuzaniye ihumure ni ukuri kw'Imana mu bantu Yesu akibiciye umugisha mu bantu Yesu agifite kugira neza amen mu bantu Yesu agifite umugisha mu bantu Yesu agifite kugira neza nawe urimo amen nababwiye ngo mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri viyerisha birashoboka ko hari inzira abantu bakumenyereyemo bireko ko hari inzira uhagazemo waba uri mu nzira y'ibigeragezo waba uri mu nzira y'amarira ariko Yesu aracyafite inzira zikiri verije mama kandi mu nzira Yesu afite zikiri verije harimo iyawe yanyuramo akaguhuza n'umugisha akaguhuza n'umunezero haleluya akaguhuza n'igitangaza akaguhuza n'amasezerano haleluya yigeze igera kwa Yobu bihindura amateka Imana ishimwe haleluya igera kwa Lazaro ihindura amateka turi ku ijambo bita ngo ntabaza ndagutabara wereke ibikomeye bantu mutabaza Imana reka gutinda ku bantu witinda ku miryango witinda kuri mama wawe navuze ngo twagiye tubona ababyeyi bagiye batubuza
baratwosa bakoresha ibishoboka byose batwitaho, ariko igihe kigeze baraducutsa. Amen. Bari bananiwe nk'ababyeyi kandi bakoze icyo bagombaga gukora, kandi icyo twabashinze. Amen. Ariko umuntu Imana yahetse ntabwo ijya imucutsa. Amen. Umuntu Imana yahetse ntabwo imucutsa. Kabiri, umuntu Yesu yonyeje ashisha yumva. Amen. Ashisha yariye, agashisha atariye, agashisha atambaye neza, agashisha yambaye neza. Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu Yesu yonyeje arashisha uko bwije nuko bukeye. Hanyuma nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Imana, kuko hano Bibiliya yavuze ngo yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya. Amen. Iyo utabaje Imana ikumenyesha amakuru yo mu murwa. Haleluya. Amakuru adatangwa n'abapfumu, amakuru adatangwa na Dagoni, amakuru adatangwa n'abarozi, amakuru adatangwa na Ryangombe. Haleluya. Bibiliya niko yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya. Mama tabaza Imana, mbazana ijambo rivuga ngo mutabaza Imana. Kandi hanyuma y'amagambo abantu bakwaturiyeho hari ijambo ry'Imana, ni naryo rikomeye kurenza ayandi yose. Hanyuma y'amagambo abana b'abantu bavuze hari amagambo Imana yakuvuzeho. Witinyishwa ubwoba n'ibyo bavuga, witinyishwa ubwoba n'imiraba, witinyishwa no guhinda kw'ibikeri. Amen. Yesu twaramubonye. Imana ibaha umugisha. Nimero ya telefone, nomero zanjye ni 078 6 7 378 cyangwa se 079 45 76 915. Imana ibahumurisha. Mana yacu, Imana nziza, uri data wa twese mwiza, ubere mwiza bagutegereje. Tuvuze ijambo ryawe kandi ijambo rye ritanga ihumure, ijambo ryawe rirarema, ijambo rye rirakiza, ijambo rye riratabara. Dusenge abantu bagiye kumvira ijambo kugira ngo bashyigikire urwaye akire, ufite ibibazo bisubize, buri muntu wese umubere ngo abimukingira. Urakoze Yesu kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana